Yeah, freakish episode ya kabiri aracyarisa Canada Premier. Atwagaruye mugenzi burahazi wa musore Groove mugenzi we Laili amubwira ngo bose bari we biraheraye nako nago bari bapfuye aracyarisa Canada Premier umva nyuma gane mukishike bana dutanya episode ya kabiri ya freakish Skia Shafi Girl, I want to be your role. Romeo I can't wait to marry you. on baby Kuri special. right 24/7 utumamba honesa. Twala mon bebe. Kuri special. yeah Simbesha I just wanna be there right for you. for you let's go by se freakish atajirutikwa aracyarisa Canada Premier umva kuva muri GT Business Group bameze mbabwira ko izi filime n'ahandi sanga ya kuri wa eshatu akadomo GT akadomo net ya filime kuzireba n'ubuntu kuri ya website aho waburi hose waburi mu Rwanda America Australia everywhere ahantu hari hose the free movie tree for real bana Skia right Kuva wazuzi manu utamu Iwabara na mambo Shida zako nizo zangu Baby Ndagukunda ngakwirata Nanongi mwasama mauri ati wa urisa Girl I wanna be a Romeo Cause I've been waiting, searching, loving Now I'm lucky Skia Sinyiruza waraje ndabana Cause I've been waiting, searching, loving Now I'm lucky mama I just wanna be there for you. Skia let's go aracyari da Premier for real atabigeze ndagusara right cyane ati nenda gusara kurikira filime zisobanuye ku rubuga wa eshatu akadomo igiti akadomo net za Canada Premier. bose naho kwizima cyari Canada one and only Nirani Kabaka sibyo yesaso mutwe indege butosho cha kwigaraganya gukoma kan yo mwitwa Deni Kabaka na Junior GT konya Irani abakura mu nzira netwa Juju giti w'igipetiji filime zose wifuza ku buntu igiti.net the free movie tree. Ubushakashatsi bugaragaza ko abantu batuye isi byibura 75% bitabira ibikorwa bihuza imbaga nko kwiga, gusenga, gusohoka, amakwe n'ibindi byinshi. Ariko 12% barubahwa bakarangaza benshi kubera imyambarire yabo myiza kandi igezweho. Tera intambwe uno munsi winjire mu isi y'abasirimu, abanyamideli n'abatsaperi. Wambikwe na Bubuna Store, abahanga mu gutegura ibyangwe byiza kandi bigezweho. Bubuna Store, we make you smart in just a snap. Ambara berwa ya Bubuna Store Girls Haven bakorera hariya muri shike hariya do ucinjira gutya dutambitswe uri ku munguni hariya ya kandi namusobanukiye neza hamagara kuri nimero uri kubona kuri ekran yawe bakurangira do hariya muri shike munguni hariya gutya hariya neza bagiye imyenda myiza pe mbeshye se kandi sibyo gusa uramutse ubakeneye kwamaza hamagara kuri izo nimero icyo wabukora cyose wabucuza cyangwa se ibindi bya byose ushaka kumenyekanisha wahamagara kuri izo nimero tukabigufashamo cyane. Previously on Freakish. Inchamake kuri Freakish. Previously on Freakish. Tanya episode ya kabiri. Who the hell are you? Urinde. Netwa Grover. Grover Jones. Grover Jones. And why would you show up to Saturday to Ngize myiza gufata ibintu nk'abandi bose. when you don't have to? Kandi utagomba kuri hano. Shaka ya kuki coach. Byoza ndio twabonye izindi ncamake za episode ya mbere. Chemical plant's on fire. At chemical plant yafashwe n'umuriro. Twabonye aturika mugenzi. Yuka bibikwira kwira kajiji kose. No, you can't go out at night. Nta muntu ugomba gusohoka. People know. Hatagira umuntu usohoka arabivumbi barasohoka. Iminara ibura amarezo. Sasa Lairi. What happened to you? Mwana byagenze bite? Aro twagarukiye. Nibwatinze bazanye kananga hakuno. Beating like a drum. Mutima uri matera nk'ingoma.
But he doesn't have a fever ariko nta muriro afite or a cough or anything like nta a gakorora nta kibazo normal sick person. baza ari umuntu urwaye bisanzwe That is not a normal sick person. ntabwo arwaye bisanzwe mwana Kid needs a hospital. mwana akeneye kujyanwa kwa muganga You don't know if the hospital's still there. yewe nta nubizi ko wasanga hari n'ivuriro rigikora Lyle, can you hear me? yewe uranyumva Kyle Tell us what you saw. watubwira ibyo wabonye Lyle, stay with me. Lyle umbwira kwana nanjye Here. Did he say anything to you? hari ikintu yaba yakubwiye mbere yuko se aza nakakinjira wibuka akamubwiye ngo bose bapfuye all are dead tangira kwibuka bose bapfuye arahakana yewe nta kintu yambwiye ariko unahakanye Said something, didn't he? hari icyo yaba yakubwiye What did he say? hasi watubwiye niba hari icyo yavuze I mean, yeah, he spoke. I just couldn't yavuze gusa understand him. ntabwo nasobanukiwe ibyo yavugaga kobwa arabibona byanga byakunda aricyo abahisha uburyo ahakanye kobwa aramukurikira ni Grover You're lying. urimo urambeshya Well, not one. ntabwo mbeshya ariko Stop. ndekera Whatever he said, I can handle it. ibyo yavuze byose abantu twabasha ku buryo twabikontorora n'uburyo twabyitwaramo Look, reba hano I don't want anybody in this place to panic. ntabwo nshaka abantu bari hano bose bicwa n'ubwoba I'm not the panicking type. yewe rero njye ntabwo ndi umuntu waparika cyangwa ngo ningire ubwoba mbwira yakubwiye iki He said everybody was dead. yambwiye ngo buri muntu wese wagiye hanze yapfuye sasa uyamubwiza He was ukuri trying to tell you something? yewe niba yagerageza kugira icyo akubwira Yeah. yego Tell me what it was like outside. natambwira uko byari bimeze hanze azunguza umutwe nta mbaraga Did you see? hata wabonye icyo atangira kubwira umurwayi nabi Erail azunguza igitanda yewe Come on, dude. He didn't say much before. I don't nta think kintu yavuze gihambaye he's gonna start speaking now. kandi kuba urimo azunguza igitanda ntabwo biri tume avuga nonaha The kid's right. Leave him alone. wereka umwana ameze nabi mureke wenyine He's our only link to what's going on outside. yewe nawe wenyine waduha amakuru y'ibiri kujya mbere ngo tumenye ibyo hanze bimeze Guys, bavandi he's on our own. hano ndi bazanye Addie? andi nawe yafashwe Damn. mwanda More like her upstairs. abandi bameze nka nabo bari hejuru sasa hari n'abandi bafashwe nabo binjiye mu kigo ntabwo binjiye mu ishuri bahise freakish turi kureba episode ya kabiri nakubwira cyane sakarama premier wumva sasa n'abandi bafashwe baragiye babakura hanze aho barari hejuru babazana hakuno mu kadotwari hey filimi iraha byabaye ngo nyamwanga kumva neza gukora iki What could have happened to them out there? kereka umuntu yaba yamenyaga icyababayeho hariya hanze Staying inside was the smart move. kugumana indani mu kigo byari byiza Question is, for how long is it smart? ibyo si cyo kibazo ariko ikibazo turagumana indani igihe kingana iki Until somebody comes to find us. kereka nihagira umuntu uza akava hanze akagira icyo adutangariza abavayo se nurebe uko babaye urumva hari abazima bari hanze They smell like they've been eating trash. ibisa nkaho noneho turi bugeraho tukanarya n'umwanda Maybe they have been. nabo siko byatangiye Back here. hasi ikibazanye cyari iki Might be the only place left. wasanga hariho ubw'ubuhungiro busigaye nta bundi buhungiro buhari You really think that? urakeka ariko bimeze se The explosion was huge. haturitse byari uguturika guhambaye Who are you and why are you trying to scare people? hasi wowe urinde uri ikintu ku buryo wakanga abantu I'm someone who'd rather understand reality njye ndakeka ndi umuntu urimo asobanukirwa ukuri uko ibintu byifashe than play pretend. hakurya ngo nigire nkaho nta kintu ndi kubona ahantu niba haturitse twibirenzaho ngo wenda hanze haraza kuva umuntu tumenye ko turi mu kibazo ahubwo dushaka umuti ni uwuhe yewe tuza nawe mwiterana amagambo You really think nobody else is left? nabona so cyega nta muntu waba yakize No, look. yewe murebe hano There's no way anybody could know that. yewe ntawabimenya ko nta n'uwajya hanze nonaha banyeshuri nka bangahe bagarutse bose babaryamisha hano Anything? yewe hari icyo waba wabonye These old radios tend to have battery issues. iradiyo nayo irashaje ntabwo bavuga ko ifite batiri ikora neza You seem like the kind of guy who fix something like that. ese uyifite confidence yuko watunganya iyo radiyo You know who I am. ese wabuze ubundi we niba ko ntayitunganya Everyone in the school knows who you are. abantu bose hano mu kigo bazi Guy ubu who ripped someone off. I try to judge people for myself. njye ntabwo njya ncira abantu imanza ariko So what's your verdict? none uratangaza iki uhagaze he Excuse me? nyanganira On me. ku ruhande rwanjye What's your verdict on me? njye urawanciriwe rubanza uri kure ruhande hano nshoboye gukora radiyo simbishoboye karicara Haven't decided yet. yewe ntabwo ndafata umwanzuro I know who you are too. You're quite good. nakubonye ukina ariko uri umuhanga cyane mu byo ukora Thank you. urakoze Your vibrato needs some work.
but your technique is impressive. ati abandi baba bakeneye ababafasha ariko wowe tekinike ze ziratangaje. How long do you think before they send someone searching for us? ese rakeka ratadusigaje igihe kingana iki mbere yuko abantu baza kudushaka? Hano hari abagifite icyizere ko hanze hari abakize bazaza kubashaka. They're likely devoting most of their resources to the fire. It would be complicated to put out because nta wamenya uko bimeze bitewe na ruriya ruganda rwagiye gushingwa hano kuba n'iminara yabuze unuza sinyare. Nta wahamya ko hari abantu barokotse bashaka kuza kudutabara. Hata ababyeyi banjye bose bakoraga kuri ya chemical plant on a Saturday. no kuwa gatandatu se barakora? Probably not. Ntabwo bakora kuwa gatandatu. He's never productive. Rero nta mpamvu guhangayika nacyo bijya bimara burya. Worried? Wese bivuze ngo ntabwo uhangayitse? Really? Seriya ntabwo uhangayitse? You don't have anyone out there to care about? Hariya hanze nta muntu mwene wanyu basi ugirira impuhwe cyangwa witaho ku buryo wahangayikishwa nuko yabagize ikibazo? To answer your previous question, ati amukobwa none ngusubiye ikibazo murambaza. take them a few days at the least before anyone looks for us. Ati se mbere yuko ibyo biba byose hari umuntu uza kugusura ku ishuri? Probably more. Bitekerezeho. Guhangayika nta kibazo bikemura. Reba ukuntu hanze yahindutse. Sasa hano kwa munyeshuri urana icyuma mu kigo nabaza hakuno. Ndani abana aho bari byabacanze. Uyu ni icyuma hakuno. Tayari. Yewe umeze neza? Why aren't you helping in the shelter? Hasi kutari hamwe abandi bari uri mu biki? Well, thought somebody should act as guard. Natekereje ko aba ugomba gukora nk'umusekirite. Right. Umusekirite? Right, so you're guarding everybody. None urimo aracungira buri umutekano. Yeah, somebody should be up here just in case more come. Nacetse ko umwe yaguma hano wenda mu gihe abandi baturuka hanze bateza ibibazo. Just being helpful. So muzi gufasha abandi. Yeah. Niko bimeze bro. You don't believe me? How unyizera se? Say that. Ntabwo byari byo mvuze ariko. Aren't you helping in the shelter your little friends down there? None se ko tutagiye gumana n'abandi aho bari bashuti bawe? Daddy would understand. Yewe nkora ibyo sobanukiwe. You bailing on it? Tangiye kusanga ubacishamo ijisho. Don't know what's wrong with them. Yewe nta nuzi ikibazo bafite bari hariya barwaye. Could be contagious. Wasanga n'umwuka wari guhumeka nawe wakwanduza abandi. Yeah, I don't like it down there either. Naye ntabwo nakwishimira ko wajyayo ati sasa bari uyu yabahunze buriya iyo umuntu aramuza arwaye nk'indwara runaka ijyanye n'uguhumekero ushobora kuba yakwandutse. Like a tomb. Hariya nyina abonye ameze nk'irimbi. She get some rest. Sana ashaka kubwo waruhuka. Ntabwo naruhukira ahantu uri. Iki cyo nta muntu utakizira mu kigo. Ibintu byo kwibyimbya kwegira wa danger. Kureba hanze iri ne persone pa. Aba nabo hakuno. Hey. Yewe. Find anything interesting? Arashina wabonye gitangaje se? Not anything that can help us. Na kimwe cyadufasha. Hey, do you think it might have been like a terrorist strike? Uracheka atari ngiye byaba byateye kuri power plant. Nako kuri chemical plant. I mean, Mary did say she saw some smoke rising from the plant right before the explosion. Atari watubwiye ko ashaka ko yabonye nk'ibintu by'imyotsi mbere ko hano haturika. It would take a powerful bomb to cause what happened out there. Ati wasanga n'imbaraga z'igisasu zazamutse kwa kundi igisasu cyo guturuka akabanza imyotsi. And they're not so easy to make. Nta wamenye icyabiteye. You know about making bombs? Bana se ibintu bijyanye no gukora ibisasu ari cyo aho biziho. My dad was a chemist. Ati papa njye ari umushimiste. So he used to do experiments with me instead of playing with dolls. Yajyaga akora ama experiment cyangwa se ubushakashatsi turi kumwe. Tea parties and that sort kugira ngo meze nk'unyine ni upenyira umwana. of stuff. Bintu nk'ibyo ngibyo. Used to? Naye sajya kubikora. Was he at the plant today? Nane se papa yari kuri plant uyu munsi. He died a few years ago. Papa njye yapfuye imyaka ingahe ishize. Hangane. It's been a long time. Ni igihe kirekire namamvu yo kumwana ihangane. Betty would know exactly what's going on out there, though. Asubye ko nta n'uwamenye ibyari kujya mbere hari imbere yuko biba. He worked at Keller then. His whole life. Ati yakoraga kuri Keller plant unati cyane. He loved it. Yaranabikundaga. My parents worked there.
nanjye ababyeyi banjye bose bakora kuri iriya plant. Smart parents. Ababyeyi b'abahanga. Yeah, they always wonder where I come from. Ahubwo nanjye wabonye ukuntu ababyeyi banjye ari abahanga bibaza aho nakomotse bikabacanga. Ateramo akablage. That'd be awful to know that somebody actually did all this on purpose. Ati ndimo ndibaza umuntu waba yarubatse hano hantu maze yarahubatse kubera impamvu. Bubatse ikigo cy'ishuri ndani munsi y'ikigo baragenda bakamo umuntu bw'ubutanda ahantu umuntu yakwisha. All right, guys. Saba bavandimwe rero. Coach, We're gonna decide what we do next. ejo nibwo tuzafata umwanzuro w'ikintu turi bukore gikurikira. For now, I want you all to go up and find a Ndakamwana ndashaka mwese mujye hejuru. place to get some shut eye. Mushaka aho mugera muryamye. We can stay and help. Twagumana ariko tukanafatanya. Hey, no, you should go upstairs and get some rest. We sister jya hejuru reko waruhuka. Whatever you want. Ase kucyuma You matiriza. want me to look after you? Erega mama na papa barambwa kujya ngucungira umutekano. Mom and Dad want me to look after you. Ese mama na papa nangwa bashaka ngucungira umutekano. Okay, great, then look after me upstairs. Sanga ugenda niba nancunga uncungire hejuru. Well, you're all gonna go upstairs Mwese murazamuka hejuru bari mujye kuryama. in peace. Nanjye coach wanyu nigiri usigara hano njyenyine hatuje. Get out. Usohoke. Cya cyumba kirimo abanyeshuri barwaye kirasigaramo coach wenyine. Abandi bazamuke. Sawa sawa. Arangije akingaho. Abanyeshuri baraha. Hana masanga arashira bakoze iki? Banduye. We naza kwirambika. Harafite agafoto. Nimba ari abana be na madamu. Wakareba. Tayari. Ko yakirambitse. Kumbe dore. Hirya ye. Hari uwegutse. N'abanyeshuri. Hey. Turore. Aba nabo ko baryamye. Tayari. Ko bano zipfumbatana. Not a fan of cuddling? Yewe ntago nkunda ko napfumbatana. Nahise nkunda kubireba. A public cuddling. Ariko njye byo gupfumbatana bari mu bantu. Genda bifatanye. Public. Bahise cyaramo baganira. So I'm guessing no boyfriend. Yewe nta boyfriend so ufite. Not anymore. Yewe ntago nyimufite ukundi. The plan? Yarari kuri plan se uyu munsi wa boyfriend wawe. No. Oya. Yes, but that's not what I meant. Cyo nashaka kuvuga ntago ari icyo. We broke up Twaratandukanye. a couple days ago. Haciye iminsi dutandukanye. Sorry. Pole. I'm not. Aramamvuye ko mwango pole. You must have done something awful. Banza yarakora ikintu kitari cyiza. Well, which time? Ngiye kiye ryari. You don't strike me as someone who puts up with a lot. Ariko mukuru ungaragarira nk'umuntu agikunda gukomeza ibintu. So, None. are you with somebody now? Wowe hari umuntu mwamuri kumwe nka boyfriend wawe. Not really. Nanjye ntawe. You're not sure? Ntago nabyahana. I'm sure that I don't have a regular boyfriend. Icyo razana ari yacu nuko nta boyfriend mfite ufatika. They're better off. Atabibaye byiza wanabireka. Kombe hano maniga nawe arimo arabumva. Sasa hakuno ko bano bagakubisa gatotsi. Maniga we yiberaho kamajeshi ntabyo gusinzira. Sister, Wake up. kangura mushiki we muri iryo joro. Hakuno hano hari umunyeshuri usanga bupingana mu kigo. How long are you gonna keep this up? Hase uzabikomeza kugeza ryari? It's been forever. Usa nkaho byabaye by'iteka ryose. I don't know what you're talking about. Ibyo vuga njye sinzi n'ibyo ari byo. The snark, the bitch face. Ibyo byo kureba umuntu rwose umureba nkaho nta gaciro afite. If I was giving you a bitch face, you'd know it. Dore ndi kureba gutyo nk'intuza. Kureba nabi. I'm sorry you can't understand what I did, but Ntabwo mbabare ntabwo wasobanukirwa ibyo nakoze. I didn't have a choice. Sibyo ko nta mahitamo nari mfite. I can't understand it, and you totally did have a choice. Hanjye sinsobanukirwa impamvu ngo nta mahitamo wari ufite. You didn't want anyone to think less of you, so you told everybody it was Nta on. nubwo ashaka ko hari umuntu atekereza muri class imbere yawe. I'm not the only one who went off the rails that night. Ati iryo joro ntabwo ari njye nasohotse mu kigo. Yeah, but only one of us got in trouble. Usibye ko ni njye nyine wagiye mu byago.
You know what my mom is like with me. She would never let me forget it. ati mama wanjye arabizi ukuntu harakazwa n'ubusa nawe urabizi yuko atambabarira. Oh, and because my mom's just a waitress, it doesn't matter what she thinks? none se mama wanjye kuba ari umuseriveri niba mvuga ko atabitekerezaho bano bafite inzika zabo bahora bashotorana. This is pointless. ibintu uvuga bitaturumvikana. aba nabo hakuno ko bakaje we yagize gutya. Hey, what is this? yewe byaba ari ibiki? It's a hairnet. wasanga ari hairnet. sasa nta kigo cyo kibura akaruga kantini none uraceka mu manapa baba bakize se? Yeah. cyane At least twice. Once for you and once for me. bagomba gukira inshuro ebyiri bagakira ku bwawe no ku bwanjye ntabwo bahita bapfa. I can't believe you're making jokes. sinyanizira kudahora muri blague buri kanya utera blague. turi mu bibazo Better than being upset. none kurakara ibyo bikemura ikibazo se. bapakira hakuno uduporezo two muri kantini bavayo. niki bumva ntacyo tugende. You know, our house is really close to the plant. urabizi ko inyubako yacu turanye n'iriya plant yaturitse. They might not have been home today. erega wasanga batari bari nimuhira. You know, Mom loves to go shopping on Saturdays. urazi ko mama akunda kujya guhaha ku wa gatandatu She always makes Dad go with. kandi agomba kujyana na papa uko byagenda kose. basanga bari bagiye guhaha tugende. umusaza wako mugezi nashaka gutuma agatekereza cyane. kumbe mu kigo indani hari abandi maza zinjiyemo. sasa hano hari arayitera ibishinge niba ari mugo. So, do you really need another sweatshirt that looks exactly? abakeneye undi mupira w'imbeho cyangwa Smell better. yewe ndi kumva nawe atari uhumura neza. hano bagize aho abandi banyeshuri bagiye babika imyenda bayisize mu kigo. hindukira maze nambare. Yes, I can see her from the back. sawa naje ndakurebera inyuma. ndataye bano bibire mu mapenzi hakuno abandi bari mu bibazo. You know, your stupidity might be the only reason you're alive. ati rata ubwo bwawe wasanga ariyo mpamvu ukiri muzima. Excuse me? ngo Yeah, I mean, if you hadn't been here trying to meet your crazy crush, then you ati probably iyo utagarutse mu kigo uje kureba uriya mukobwa aratakunze ufiteho crush wakaba yapfiriye mu rugo. still would have been at home asleep wakaba ari mu rugo uryamye bikana turi kudahari. with no one to laugh at my sick jokes. ereka nawe ngutere blague wenda wabyumva. Maybe I will. wenda bizacamo rata. Why you were here. mu nyuma na nyuma nawe wamenya n'uriya mukobwa azagukunda. You wouldn't. unyinjirire. It's not going to make a difference either way. You're never going to get her. terega n'ubundi ntatandukano byatanga wamubona utamubona uzaguma muri wowe. Ever. Not because I didn't try. yewe namubura wenda nzaba nanagerageje. do bibereye aha uretse ihangane. I can't stop thinking about them. Your brothers are ntareke kujya gutekereza. probably okay. musaza ameze neza murashiri. Your mom might have taken him over the hill to the mall after she dropped you off. erega mama yaje kudepoza no kushira sangari nandi yajyanye na musaza wawe. I want you to be right more than anything. ndashaka rwose umbwiza kurusha ibindi. Look, we can't think about it. njye nta mpamvu yo kubitekereza. So my parents, my sister, jya utekereza ababyeyi banjye mushiki wanjye your brothers, basaza bawe your mom, they're all okay. na mama ngo bumve ko bameze neza bihangayika bebe. I hope so. niko nawe mbikeka. umura bakiraho baretse gato arajya numvisha ra yabazira ibiki bijya mbere. Someone was here. narenze mwana ari gihari. Probably Noodle. umva nta musore nudu. I'm gonna kick your ass when I find you. mwana nagushuta umumetse nkubonye bro. Let's go. tugendera ati bakiraho kumbe hano hari uwinjemo wanduye fata akananga baragigira maniga yari yaje gutereta kigira n'ikiga umuntu hano. sasa barahindutse bashaka kurya abandi nimba babaye za zombi nibyo ntazi. mugabo baragigira maniga joti kigabo box kijyara hondagura senze sana kandi ngoto angije turoe
tayari ese umugabo umwuka hey ibyo bazanaga by'amapenzi ntabwo ibintu bworoshye maniga arangije uzi ubwenge acaho uzi ubwenge acaho dore icyo bita guhahamuka wasanga rundi aceceka tugomba gusubirayo kandi ntabwo byo kubwira abantu ibibaye oya We just gonna see what's up there, okay? tugende turebe ko harara bimeze arangije maniga afata ihombo baby guma inyuma baby hey hey maniga ihombo kiraho bafite ubwoba mana wejeri ka What's it a weapon? Ntwaro se n'iki mwana Just kill Mr. H. nishe Mr. H You just killed the janitor? wishe umunyamasuku Why would you do that? kigitumye umwica se Mr. H, but he wasn't Mr. H. ntabwo yarabaye Mr. He was H like a monster. He yari attacked. ameze nk'inyamaswa yatwatatse What are you guys talking about? uravuga ibiki bana Attacked us. There was some. yatwatatse yari ibintu He was crazy. amaso yari yahindutse abaye nk'umusazi Oh, he was fast. He yari arimo arihuta came out of nowhere. He grabbed me. twabonye aturukaho tutazi ariko Okay. yaje amfata tuza mutuze Okay, you two need to tell the others. mukeneye kubwira abandi We'll tell the coach and figure out what to do. turabwira koci nimubwira abandi mwabakanga Next. turebe icyo twakora gikurikira sibyo aho navuye kuzana ubuya urute n'udukino uduporezo kugera hano babura abarwayi kumbaho bari koci kugira gutya abandi bose bahindutse bajya kuri koci baraporeza tayari nimba bahindutse zombies ibyo naramenya ubuya urute yakubise hasi hey bahise freakish nakubwira cyari sakala da premier wumva basotse mu kigo bababuza bahumeka imyuka yari iri hanze sisturazi uzi ubwenge biragenda byikurura fata agace kike wino aracyafasha agakobwa cyakashinga amenyo umusaza wakaraga kurura tayari baragace kike vuba tayari chuji kirakomeye nere igihombo nkwereke babifungira namo hey tayari ibintu Vampires? bimeze nka vampires Don't know. The vampires, zombies, bimeze nka vampires cyangwa zombies nka ubizi mutants, freaks. wasanga ari na chemical mutants cyangwa ari freaks Does it matter? The Ibintu coach by'ibivejuru was dead. koci yari yapfuye Everyone was eating him. buri kimwe umwe arimo aramurya They were drinking. I'm pretty sure they were byari bimwe biranywa binywa amaraso drinking him. byari bimwe biramunywa The thing in the bookstore, it just tried to take a bite into me. mwana wangu kimwe nayisane muri bookstore cyashatse kundya Addie would never do anything like this. adi ntabwo yakora ibintu nk'ibi I think our definition of never has been radically icyo gitekerezo cyo kuvuga ngo ntibishoboka mu kikura mu mutwe changed. abantu bahindutse Did you see Lyle? layiro wamubonye We know he was in the shelter and no one kandi tube nawe yari ari muri iriya nzu down there was okay. nawe uri muri iriya nyubako rero wari umeze neza muri kiriya cyumba ko bose basize bari kurya koci bananywa amaraso ye I need to see. nshaka kubibona No, you can't. ntabwo wajyayo You can't stop. nagufasha wijyayo Always ourselves. I need to get out tubanze turebe ubwacu twifashe of here. twagure tuvana Can't get out of here. ntabwo hano twahava Can't sit in here. It's not safe. sasa maneka aravuga ntabwo twakwicara nta mutekano We should hari go out and find help. mujyanze zamufashe mushaka ubufasha If you want to leave, so be it. I'd niba ushaka kuva hano genda rather not be trapped in here with ariko njye nta nama nabagirayo ubuswe yo kugumana Don't do it, dude. ntubikore mushuti What'd you just say? bavuze ngo I don't know a simpler way to say fool. sinzi ijambo nakoresha ryoroshye rwo kumvikana nko ati gusohoka ni ubuswa I'm gonna kill you. ndakwica mwana hasi wagabanyije umujyi wowe Revert to the basest of human behavior. mugigiri bahanga cyane mufite imico y'ubuswa n'ubusazi You should come with a translator. He said you're animals. yavuze ko muri inyamaswa Fighting each other is not helping anything. guhangana ntacyo biri budufashe Look, we know that they went out. They got sick. nicyo tuzi cyo basohotse bagarutse banduye They came back and they transformed. bagarutse none bahita bahinduka It's the air. It has to be. byanga byakurana umwuka bahumetse nabo bahinduye So what do we do? none dukora Are iki you asking him? none urimo urabaza nde I say,
We treat it like we would if it was a radiation issue. tugume mwana ndani ko cyangwa ari kibazo cy'imirasire yizuba cyangwa se ikindi kibazo cy'imihumekere umwuka bahumetse. Stay inside. tugume mwana ndani. Tape off all the windows and doors to limit funga amadirisha n'imiryango. contamination. There could be more of them out there. hano hanze wasanga hari n'abandi banduye. What, we block all the entrances? none dufunge imiryango yose yinjira cyane. Oh, there could be more of them in here too. wasanga hari ndani nabwo turi buhinduke mu kanya. We're gonna die here. Possibly. mwana turapfira hano birashoboka nyine. But do as I'm saying to improve your chances. bivuze ngo tugume mwana twifungiye ne turebe uburyo twakwifasha. Okay, so now what? none nigikurikira. Break into twos. Search the building, make sure everything's locked inside. dusatanemo ibice biri bamwe bagerageza kureba ko amadirisha n'imiryango ifunze. While you sit back here. none ugume hano wicaye. I'm gonna try and ring the radio to ask for help. njye ngiye kugerageza radio ndebe ko nabona ubufasha. sasa gashiki ka groove. Do you mind? yewe hari ikibazo. Are you okay? umeze neza. Of course I'm okay. umeze neza nyine nta kibazo. That didn't seem okay. ntabwo usanga umeze neza. Fine, except my brother's trying to follow meze me. neza usibye musaza wanjye urimo kujyana mu madushi naho ngiye mu bwiherero. Go. genda ariko. Go. sohoka. okay. mugenzi maniga arasohoka. gashiki kagafungura amazi. kumbe kureba neza gashiki ka groove kariwe. bivuze ngo mushika groove ukanye nawe arahinduka. jewe data we nakubwira cyari sankana da pumya umva ya kabiri na cyakaruka genze ni muti kuzikurikirana cyari wese samano hasta la vista by se freakish ndabakunda cyane cyane.